guys. Nyuma rero yo kubona isomo rya mbere tugiye gukomeza n'isomo rya kabiri nk'uko nabibabwiye. Tugiye kureba uburyo ushobora gukora ifoto ubundi ugakuraho uduheri two mu maso. Murabona iyi foto ukuntu imeze, iyi murabona ukuntu imeze, utu duheri two mu maso murabona yuko ari uduheri twinshi cyane. Rero iyi foto tugiye kuyikora dukureho biriya biheri byose ku buryo iraza imeze nk'iyi ngiyi. Iyi ngiyi muri kubona, murabona yuko iyi foto nta duheri ifite mu maso. Rero kurikira isomo kugira ngo ritaza kugucika. Isomo rya mbere twarinyuzeho, ntabwo turi bwongere gusubira inyuma. Nizere yuko ibyo twabigishije byose mubizi. Rero murabona iyi foto, iyi ngiyi uko imeze, iyi tutarakuraho buriya buheri bwo mu maso. Nizere ko mubona dore ngubu ukuntu busa. Tugiye kureba uko tugomba gukuraho buriya buheri ubundi foto igasigara isa nk'iyi ngiyi. Twagiye. Ibintu byose rero turi bubikureho. Ibi byose uri kubona aha ngaha, ibi twakoze turi bubikureho dusubire inyuma ku buryo uraza kubona ifoto ya nyayo. Okay, twagiye. Icyo ukora urafungura ya application yawe Photoshop muri computer, dore ngiyi, ariko ngikorera nayifunguye. Ngiye ndayifunguye, ngiye gushyiramo ifoto. Ubwo ngiye gushyiramo ifoto yaho nari nagereje nkora. Dore original y'ifoto twafotoye ni iyi ngiyi. Iyi niyo original. Isomo rya mbere twize uburyo twakora passport, tugiye kureba iyo twakoze noneho tuyikureho ubuheri mu maso. Iyo passport rero ni iyi ngiyi. Iyi ngiyi urabona yuko ifite ubuheri bwinshi mu maso, kandi nanababwira ko umuntu ukeneye iyi application utayifite yatwandikira muri comment yuko ashaka application, ubundi tukayimugezaho akabasha kuyishyira muri mashini ye, nayo akabasha kujya yikorera ifoto. Rero gufata mashini ukajya yirirwa nta n'ikintu cy'ingenzi wakoze, utari no kwiga no gukora ifoto, ntabwo ari byiza. Tuba dukwiriye kumenya icyo tugomba gukoresha ibikoresho byacu twiguriye. Ifoto yacu rero ngiyi tugiye kuyikuraho turiya duheri. Biragenda gute rero? Utuntu tugiye kwifashisha ni utuntu dukeya. Tugiye kwifashisha aka kabuto murakabona kanditseho spot healing brush. Aka kabuto karadufasha gukuraho buriya buheri. Turi bwifashishije n'aka kabuto, aka ngaka uri kubona aha ngaha kanditseho brush tool. Noneho tuze kwifashisha iki kindi, aka ngaka muri kubona, aka kanditseho patch tool. Izi nizo buto tugiye kwifashisha kugira ngo iriya foto yacu ise neza. Twagiye. Tugiye kujya ku ifoto yacu nk'uko twari twabivuze. Ifoto yacu ngiyi. Isomo rya mbere twize uburyo bakora passport, ubu twizere yuko buri wese iyi ngiyi yayikora nk'uko isomo rya mbere rimeze. Ubwo utarakurikiye isomo rya mbere biragusaba kubanza isomo rya mbere, kuko twebwe tugenda twigisha akantu ku kandi duhereye ku murongo. Ubwo twigishije uburyo bashyiramo ifoto, twigisha uburyo usubira inyuma n'uburyo ugaruka aho wari ugereje mu gihe wari wasubiye inyuma. Tubigisha n'uburyo bwo gushyiramo umucyo dukanda Ctrl M, ubundi tukongera umucyo uko dushaka. Ubu ngubu nkoze Ctrl M murabibona, ndaza akantu nkahita ashyiramo umucyo uwo nshaka nyine, cyangwa nkawugabanya, cyangwa ngashyiramo irindi bara wenda nk'umutuku nkawongera cyangwa nkawugabanya. Ariko kuko ifoto yanjye icyo nshaka ni ugukuramo ubuheri, ndahita nkanda kansa, ariko nkanze OK ifoto yahita iguma ikaba kuri. Reka nkande OK urebe ifoto yanjye irahita iguma kuri. Ariko kugira ngo nsubire inyuma aho narindi, ndahita mfata Ctrl Alt na Z, ifoto yanjye ihita isubira aho yari iri. Ka kabuto rero nababwiraga, dore ngaka tugiye kugakoresha. Murebe mwitegereze neza uburyo tugakoresha. Ka kabuto nababwiye ni aka ngaka bita spot healing. Aka ngaka uraza kakahita kamera nk'akazeru. Ubwo bugiye kudesigninga cyangwa mu kimwe gupima aho ushaka gukura utwo duheri.
kavuga niba agaheri kawe ari kinini cyane ubwo urakoresha ikintu kinini, ariko niba ari agaheri gatoya ubwo urahita ukoresha akantu gatoya kangana na ka gaheri murimo murabibona. Icyo ukora nta kindi, uraza ukajya kuri ka gaheri ubundi ugakirikaho gutya, murabona yuko bigenda bivaho, ubuheri bugenda buvaho, ukirika rimwe ryonyine ntabwo ari double click, kuko ugenda ukirika ariko ubuheri bugenda buvaho, ngira ngo murabibona. Nazana hano nkakirikaho ubuheri bukagenda bugenda, ni ibintu byoroshye cyane. Icyo ubura ni ugukurikira isomo gusa ndetse no gukora paratike cyangwa se mu kimwe nawe ukabikora inshuro nyinshi kugira ngo ujye uvumbura n'utundi tuntu, kuko ibi bintu iyo uri kubikora kenshi nibwo ugenda umenya n'ibindi bintu. Hari utwo tuba tutavuze nawe ushobora kutwivumburira, ariko ibyinshi tuba twabivuze, tuba twabadayiregitinze mukamenya aho mugomba guhera. Ifoto yacu rero murabona yuko uduheri turi kugenda dushiraho, uduheri turimo turagenda dushiraho, ukomeza kugenda ukora ariko tugenda dushiraho. Guys, ndizera yuko muri kubibona neza cyane uko uduheri udukuraho. Nababwiye ko ari iyi buto dukoresha yanditseho spot healing brush, ukora hano ugakanda right click ukabona utuntu tw'ingenzi uri bwifashishe. Rero nk'aka ngaka nababwiye turi gukoresha bita patch tool, ugakandaho ubundi ukaza ukajya ahari agaheri gutya ukakazingaho akazeru, ukaza umubiri ushaka yuko hajya ukazana guka ufashe left click ngo ukagumishaho ugaslidinga ukajya ku mubiri ushaka yuko uhaba uhishyira cyangwa se mu kimwe ipetsinga hariya. Murabibona nyine ukuntu bimeze. Ubundi mfashe uyu mubiri wa hano cyangwa afata wa hano, murabibona dore nguriya niho wahajya, ariko ngiye ndishakira uyu mubiri mwiza hano kugira ngo ube ari wo uhajya. Murabona yuko ifoto yacu itangiye icya, bya biheri bitangiye kugabanuka. Ibi ngibi rero bikora iyo ifoto ibiheri byibura bigaragara binini, wabanje kubigabanya kugira ngo ifoto yawe itaza gupfa. Murabibona yuko ifoto itangiye iba nziza, twa duheri dutangiye dushira, twashize, ni nkaho twashize. Ugakomeza ukaza gutya twa duheri neza neza tugasa nkaho dushira. Murabibona ndi kugenda ntukuraho, ngira ngo murimo murabibona. Guys, nizere yuko ibi ngibi turi gukora namwe mugiye kujya mubikora cyane kugira ngo mubashe kuba mwakora ifoto nziza cyane, yaba ari yawe cyangwa iyo ukorera undi muntu akakwishyura amafaranga. Tutuntu n'utuntu tw'ingenzi mugomba kuba mutuzi, ngira ngo murabona ifoto yacu igeze. Murebe mu maso ukuntu hakeye, ariko duheri turimo tugenda tugabanuka. Okay, ya ifoto yacu rero ni uku nguku imeze. Kwa duheri turimo turagenda tugabanuka. Guys, murabona yuko noneho ifoto yacu yakeye. Murabona yuko nta giheri cyo mu maso na kimwe iki kirimo. Murabona yuko ibiheri byashize, kugira ngo murayibona bya biheri byari biri hano byavuyeho, ndetse na hano hose byavuyeho. Okay, nizere yuko wakurikiye iri somo neza, nta n'akantu na kamwe kagucitse. Haba kagucitse wasubiramo ukongera ukayireba kuri YouTube, ni Edutainment Official, ahantu tuzaba tubashyiriraho utuntu tw'ubwenge twabafasha mu guhasoringa muri ubu buzima. Waba uri ku mihanda ugakorera umuntu ifoto akishima, wowe ukora subscribe kugira ngo nitujya dushyiraho n'irindi somo ryose ujye ubasha kuribona, kuko tugiye kujya tubakorera utuntu tw'ubwenge twiza. Twababwiye yuko tuzabigisha uburyo ukoresha Photoshop ndetse n'uburyo ushobora gukora video. Nk'utu tuvideo mu buryo dukoramo murabona yuko dukoranye ubuhanga. Ibi nabyo ndashaka yuko muzabimenya. Okay, mukore subscribe ndetse munasharinge n'abandi kugira ngo nabo mwigane, dore ko dushaka yuko buri munyarwanda wese yaba hari icyo azi ku bigendanye
n'ikoranabuhanga. So gutunga computer gusa nyine ngo wicare, uba ugomba no gukora n'utuntu tw'ubwenge kugira ngo tubashe kugufasha mu buzima. Guys, ifoto yacu rero dore nguko uko irangiye isa. Nizere yuko amasomo mwayafashe yose. Okay guys, so nizere ko isomo mwaryumvise neza kandi ndizera yuko buri wese ari kujya agenda abikora. Nibutsa abantu badafite application ko banyandikira kuri ziriya nimero natanze, ubundi nkabaha application. Rero isomo rya gatatu tuziga ndumva ashaka kuzabigisha uko wakora montage, ukaba wafata ifoto yawe wifotoye uri ahantu habi cyane, ubundi ugahita uyikata ukiterura, ugahita wishyira nko ku nyubako runaka, muri jaride runaka, ubundi ifoto yawe igasa neza ifitinga muri environment washatse yuko ijyamo igihe atariho wifotoreje.